wabaye hit kubera imwe gusa ariko si yo nyine nahimbye banza umenye kera bavugaga ko ibyo ngibyo ari ubwibone no guconga n'icyo ari bakabimenyeza none se gushyiraho dreadlocks nabyo ni ubwibone nyine ni urugero nakubwiraga ko atarakira abatinganyi bazanye idarapo muri urwo rusengero rw'iryo dini ashaka no komeza uravanga amasije tuganire ku baza bararimanika abatinganyi bageze gute ibyo ndashaka kukwereka ko riri abana rirambura nari impari n'abari hari nari impari nakara ka video ninjye nagafata ibikaze ni ibihe ari ukubukira Manuel tega amatwi shima Imana ndetse no kuzamura idarapo y'abatinganyi mu rusengero byabaye kuri tumamu biri kuvugwa anyisa umurozi yege n'umujuru nabyo biri nta kibazo nyine oya nashaka nyita inzererezi nashaka nyita imbobona warakoze kumvuga mama umugome buretse gato maze ako sereka jo wambabariye nk'abakunda umwana we utujuje n'imyaka banzu nyumva ibyo ntago mbijyamo ntago ari byo byatuzanye nkamande yo musengo yatangiye kugaragara yayo n'imvugo itakwiranye nabyo Okay, iyo ni comment y'umuntu wanditse muri icyo kiganiro ndi kumusubiza niba yikoreye niba arumva niki hari giye kumva niki cyangwa nabandi batekereza gutyo ndabasubije ntabwo timamu ari bandi yo mu rusengero ariko none se timamu ariko arashinjwa ubujura arabushinjwa nyine si ubu banditse arega arakekwaho umugore w'amafaranga arakekwaho Tata shoza nami nkomeza Yesu ndinda uhindurwa n'ibihe. Reka rero dutangire ikiganiro cyacu dusuhuza abadukurikiye mwese aho muherereye abari burasirazuba iburengerazuba amajyepfo ndetse n'amajyaruguru ndetse mu mujyi wa Kigali no hanze y'u Rwanda. Mwebwe mwese mukomeze kugubwa neza cyane. Iki ni cya kiganiro cyitwa Gatonyanga mu nyanja gitambuka kuri channel ya Ematox ndetse kuri Ziraziritse TV. Akaba rero ari ikiganiro cyitwa n'ubundi Agatonyanga mu nyanja. Akakanya muri studio za Ematox turabona dufitemo umutumirwa wacu witwa Kwizera Valence ariko abantu benshi bamuzi ku kazina ka Ziraziritse ziratonoma ariko zikaba ziziritse. Uwo rero niwe turi kumwe muri kano kanya. Reka rero tumwakire turakwakire cyane. Murakoze cyane ndabashimiye abakurikiye Ziraziritse TV na Ematox TV murakoze mwese inshuti zacu bari aho hose yavuze naho atavuze nawe ugenda kuramukije murakoze cyane. Okay, komeza rero ugubwe neza kandi wumve ko tugwaye ikaze hano muri studio za cyane rwose Ematox ndetse na Ziraziritse TV. Ngowe neza ndatunganiwe. Aha. Hano rero hari isaga cyangwa se hari umuntu urimo kuvugwa cyane muri uyu mwanya. Ngize gutya nyarukira ku mbuga nkoranyambaga mbona umugabo wanditse message ivuga ngo amabandi yo mu nsengero yatangiye kugaragara nyuma yaho leta ifunze insengero kubera timamu wibye amafaranga y'umugore we hanyuma akanidekarara akavuga yuko ngo kandi bamaze gutandukana. Timamu rero abantu benshi bakaba bamuzi ni wa muhanzi wa wundi wahitinze akaba umusitari kubera indirimbo imwe rukumbi gusa yakoze yitwa ngo humura mwana wanjye ngibyo uvuga byose nkunda kumva. Niyo ngiyo yonyine imwe gusa yakoze hanyuma ituma agira icyitwa hiti. Uyu rero agira gutya ajya ku mbuga nkoranyambaga aravuga ati jewe mwari muzi ko ubu ngubu ndi njyenyine uwo twabanaga rero akaba twaramajije gutandukana njyewe nkaba ndi njyenyine. Uyu mugabo rero wigize wumva inkuru ze kuri za social media zitandukanye muri iyi minsi? Narazumvise narazumvise kandi urakoze kuvuga ko twaziganiraho. Harimo byinshi tutagomba kwemeranya kandi nkuko nabize mu biganiro ntabwo tugana tugamije kwemeranya tuba tuganira gusa. Hanyuma hano se uyu mugabo wanditse na message akavuga ko amabandi yabaga yishe mu nsengero nibyo njya ifungiye insengero abandi zawe mujya muremereza ibintu mukazana inyito mukazana. Uzi impamvu yabivuze aranye nkamwemera nuko uwitwa Pastor Mutesi yaraje ari dekarara ubwo aza kuri channel we aravuga ati koko ibyo president yavuze rwose nibyo twebwe turi amabandi twibye abantu mu nsengero wabikwemereye rero ati kandi twebwe twajyaga tujya kubwiriza umupasiteri akambwira ngo ngomba gukora ibishoboka byose ngakuramo abakristo amafaranga ngo kugira ngo nze kubona ayo ari mu mpene. Ndugu yangu aha rero uwo wivugiye ibyo abari uzita iryo zina niba yariyemereye ko ari iryo ngiryo ntavuze ubwo ni ubizi abari uzabishyiraho hanyuma kandi n'ujya umbaza ikibazo ujye ukigira kigufi. Okay, ukiye introduction ndende ku buryo hari ibyaza kunshi. Urumva hari ukuntu nshaka kukubaza nkabona ibyo bintu ntabwo bifite amakuru. Oya ndayafite ibyo uvuga. Niyo mpamvu rero mushaka kugira ngo nyaguhe kugira ngo noneho tuze kuganira kandi ndi mukuru buryo ushobora kuvuga rimwe nkumva kabiri. Ubwo ibyo ngibyo hari byo ndabanza gukosora. Ntabwo timamu ahembye indirimbo imwe.
yarafite album yabaye hiti kubera indirimbo imwe gusa oya ariko yamenyekanye n'uvuga yitwa humura mwana wanjye ibyo byose ngo ndabyumva indirimbo zanjye nahimbye urazizi uzi umubare ni nyinshi ariko nawe zingahe noze zose wari ko zaba hit akamanyi ku mutsima icyo wari wavuze ngo nimwe gusa yahimbye nawe wabaye hit kubera imwe gusa ariko si yo nyine nahimbye banza umenye kugira ngo hagire imenyekana ntibisobanura ko ari umuntu afite yonyine icyo turakirangije icya kabiri ntemeranya nawe n'abavuga timamu mufate timamu umushyirukwe mwere kubihuza n'ijambo amabandi yo mu rusengero bishyira ukwabyo mwere kubihuza no gufungwa kw'isengero bishyira ukwabyo aho yazifungiye hanyuma icyo umuntu avuga akivuga ariko ibyo bintu oya okay good reka dukomeze isengero zidafunze amabandi yaba hari hirya no hino insengero zifunze yaba hari ariko impamvu nuko bari kugaragara bakomeza kugenda biba amabandi yo mu nsengero agomba kumenywa n'abazirimo ubaza uwo muntu ngo usengera mu ruhi sibyo okay hanyuma rero Timamu Jean Baptiste umva haga kuntu mbwira kuntu yivugira umva we uze kuza n'ibyawe nyuma cyangwa ibisi okay niho narindi yego uyu muntu yarandeze muri ribu baramfata baramfunga ribu inshyikiriza ubushinjacyaha ubushinjacyaha bubona nta gaciro bungira umwere andega mu rukiko atisunze ubushinjacyaha urukiko rwisumbuye ndamutsinda mu mwere ajuririra mu rukurikira rushobora kuba rwo rwa nyuma rwashobokaga ndamutsinda mu mwere uyu munsi aze kuri social media kuko social media nta mucamanza igira anyisa umurozi yige n'umujura nabyo biri nta kibazo nyine oya nashaka nyita inzererezi nashaka nyita imbobona warakoze kumvuga mama umugome buretse gato maje ako sereka jo wamba bariye wambare nk'abakunda umwana we utujuje n'imyaka banzu unyumva ibyo ntago mbijyamo aha rero uramwimviye Timamu arimo kuganira n'umunyamakuru ibyo yararimo kuvuga ariko cyane cyane aribazo yamubazaga bigendanye n'uby'umugore babanaga ubungu bari bamaranye amezi 2 bakaba baratandukanye ariko bimwe yendaga bikwepa akanga yuko abivugaho ariko hariya yavugaga yuko ngo bagiye bakaburana bakagira batakamufungisha nundi nanone bigize kubana kubera ko Timamu yavuzwe mu nkundo n'abagore batandukanye ibyo abantu benshi barabizi birere ko baragize gutya kigira Uganda akajya ku mbuga nkoranyambaga agatangira kuvuga ko yataye umugore hanyuma akavuga ko kandi ngo asigaye ari wenyine ibi ngibi rero ziraziritse uyu nguyu ni umuhanzi mugenzi wawe witwa Timamu Jean Baptiste abantu benshi baramuzi abahanzi kandi ni umuhanzi noneho wo muri ADPR cyane wowe rero ukimara kumva inkuru tubwire uko wabyumvishije nuko ubifata ariko ntago ndahita mvuga ku nkuru nyirizina uko nabwiye ko harimo n'utuntu tumwe muri gukoresha ariko ntemeranya namwe nta kibazo uvuga ko twemeranya hanyuma nari ngiye Timamu uretse ibi muri kumva nge muzi ibyo byose bitaraba twabanye atarashakana n'umugore wa mbere ntabwo twabanye mu nzu ariko twaragendanye mu biterane yego twabwirije ubutumwa turi hamwe oya rwose twaragendanye pe yego twariye ibiryo batwakije turi kumwe nsa n'umuziho gatoya umva neza yego ubukwe bwe bwa mbere reception yaberanitswe muri Apabena nari impari muri reception atari ubwo uyu mugore ariko ari wa mbere na mbere uwo mugore wamaze no gushaka undi mugabo uwo mugore misi yashene hari undi mugabo basezeranye uwo bana uwo wa mbere na mbere reception nari impari yabereye hituga muri Apabena kera niko yitwaga ubu nta hagihari hari mu gishanga barahashenye muvandimwe rero simpamya ko ndi bwinjire kuri ibyo cyane ariko bike ko navuze ko ubuzima bwa Timamu ibyo yakora inshakoze uko biru ntago mibugoma kuringarizwa n'ijambo ngo amande yo musenyi batangiye kugaragara yayo nimvugo itakwiranye nabyo okay ni ari ibandi iyo ni comment y'umuntu wanditse muri icyo kiganiro ndi kumusubiza niba yikoreye niba arumva niki hari giye kumva niki cyangwa nabandi batekereza gutyo ndabasubije ntabwo Timamu ari bandi yo mu rusengero ariko none se Timamu ariko arashinjwa ubujura arabushinjwa nyine si ubu banditse arega arakekwaho ntabwo arahamwa n'icyaha arakekwaho kandi yaragiye ku mbuga nkoranyambaga we akabyitangariza no kuri channel ariko imbuga nkoranyambaga si urukiko ariko yarabyitangarije ariko ntutangarisha kubwira ati ntabyo nakoze kuki bamubajije bakamubaza bati ko wagiye kurangura mu Bushinwa wamara kugera mu Bushinwa wowe ukavayo hari amafaranga ari wajyanye mu Bushinwa n'umugore yagiye kwindicano avuga ko hari amafaranga yari yajyanye agiye kurangura ageze mu Bushinwa ngaza kumva ko umugore we ngo yasaze
timamu mu kugaruka umunyamakuru akamubaza ati kuba utwaye amafaranga ugiye mu Bushinwa ugiye kurangura umugore akavuga ko ayo mafaranga kandi ari ay'urugo mwari mufatanyije watwaye ese barayagaruye ari hehe nibyo nakubwiye kwena nibese kubisubiza ubaza ikibazo kirekire ariko umuranda byumva nta kibazo okay nuko bagira ngo mbigusobanurire mbanze mubwire ko ikindi turavugana manje kukivuguruza ntago mpamya ko timamu yaraki mu Kristo muri ADPR kibanzo kimenye akidevurusa ari umugore wa mbere ntabwo yongeye kuboneka mu singiro za ADPR aho urahumvise yego mu minsi yashize yagaragaye ku nkoranyambaga y'abushinweri waramubonye cyane ntamubonye naramubonye y'abushinweri nyuma arongera agaragara bikuye ati rwose wenda abantu baramugaye ati ibyo ntabyo hari kandi uzi ko nta mugabo wo muri ADPR ubuhinweri ariko ni umusitari umusitari umuntu wese mu musitari cye nibyo asitaramo nabiri umusitari umuntu wese mu musitari bite n'impamvu none no muri ADPR none se kuki babemera guconga ubwanwa bandese Nuzi muri ADPR ntabwo bamwe baconga ubwanwa amasije no content twari icyo tuvuga oya nuko wari guconga ubwanwa bizanye nuko wari uvuze ngo ndabizi ko nawe ushyiraho ngo amadrede abagabo muri ADPR babuha imisatsi ngo za dreadlocks cyangwa se ibyo kuboha urabivanga ute ngo no guconga ubwanwa guconga ubwanwa se hari ubwumvisha umuntu muri ADPR avuga ngo umye guconga ubwanwa usimvuye kugogosha nona na kera bavugaga ko ibyo ngibyo ari ubwibone no guconga n'icyo ari byo bakabimenyeza none se gushyiraho dreadlocks nabyo ni ubwibone nyine ni urugero nakubwiraga ko ataraki abatinganyi bazanye idarapo muri urwo rusengero rw'iryo dini ashaka no komeza uravanga amasije tuganire ku abatinganyi bageze ute ibyo ndashaka kukwereka ko riri abana rirambura nari impari hari nari impari nakara ka video ninjye nagafa ibikaze ni ibihe ari ukubukira Manuel itega amatwi ishima Imana ndetse no kuzamura idarapo y'abatinganyi mu rusengero yabaye kuri timamu biri kuvugwa uranyumva neza nikombashije oya ariko ruko waruvuze ngo hari umuntu ngo nerabona none se kuri kuzana ibintu ADPR yanga nyine byose ukabizana nkaho ibyemera ariko ibyanga bira mu nsengero zabo none se timamu none se biberamo ibyanga wabibuza ku nyine biberamo ariko irabyanga ikanabyamagana none se baramuhagaritse kubera si ibyo bintu byanze bikunze kubera iyo misatsi kuva adevorusa bwa mbere ko nakubwiye ntabwo ngiye kuboneka mu singiro za ADPR meme nura mugore aho basezeranirane muri litoro twa ADPR dasezeranya abadevorusa nagira ngo ubanze ureke kuvuga ngo ni umukristo wa ADPR nicyo ngicyo nshaka ubundi nga ntacyo wowe ikintu kireke nta kibazo reka tubyihorere ari umukristo muri ADPR wa mugani nta nubwo mbizi niba akiri nawe ariko nuko nani nsanzwe nzi ko nanjye nabwiye ko twagendanye mu biterane byinshi muri ADPR twaragendanye ni wacuka mubwira akantu gakomeye kera azi wacuka amashashi ndakavuga ko nawe abizi kuko abaye se umuhanzi mugenzi wanjye simuhakana twarabanye twaragendanye yize kuzi wacuka amashashi agiye kuririmba ari imbere avuga utuntu kwa kunetro diction n'utundi twese tuvuga utuntu duke agira gutya ngo sinzana ngo niyi saha nambaye ngo mwese barusha agaciro hano kera yarakiri umusore ibaze iratarashaka ako kantu sinzakibagira yigize no kuvuga nanjye rega nari impari ariko ntago ndi kumurega turi kuganira yigize no kuvuga ngo aho ngaho yongewe n'akandi kantu we nuko wabona byongera ngo yego cyaje wari uhari yego yaranavuze ngo kuba ngiye mumbonye ngewe hano ngo mwibwe ngo mugira amahirwe cyane ngo n'amahirwe ngo mugize utwo tuntu nk'utwo rero uzi icyo mvugiye ibyo ngibyo ubundi hari ibintu bikwereka ko umuntu ashobora kuzasubira inyuma hari umuntu wasubira inyuma gutunguye utabitekerezaga ariko hari nawe ureba ukavuga uti ariko uyu muntu niyo mpamvu ibyo muri kuvuga byose umutinda mugira gute ngiye hari ibyo ntashobora gutindaho ariko kimwe cyo ntugumeze kuvuga ngo umukristo muri ADPR sindi umuvugizi wa ADPR sindi umupastori ibyo twabivuyeho cya kabiri si ibandi yo mu rusengero kuko ntiyibye mu rusengero kandi naho bivuga ko yibye ntabwo arahamwa n'icyaha kuvuga ko abyemereye rero si rimwe sikara umuntu yemera icyaha yagiye imbere ahantu habyemera no muri polisi no muri RIB mu rubanza bakabihakana ariko ntabwo yemeye ko yibye ahubwo nuko babimubaza bakavuga ati amafaranga yagiye ko wavuye mu Bushinwa ujyanye amafaranga wagiye ujyanye amafaranga wawe ugaruka ayo mafaranga yagiye ariko yaragiye kurangura yari kugura amafaranga wenda yazanye ibicuruzwa yaragiye kurangura computer wenda yarazirangura nazijyanye reka nkwereke noneho akabazo nshaka kukubaza ahangaha kugira ngo wenda n'abadukurikiye kugira ngo bashobore kumva ibyo ari byo wowe ukimara kumva bavuga ko yaba yaribye amafaranga y'umugore akaba ariyo mpamvu yakwebye akigira Uganda akaba ariyo mpamvu yagarutse akavuga yuko atakibana n'umugore wewe wabyakiriye ute nabyakiriye nabi nk'urugo rusenyutse bitari ngombwa igihe cyose urugo rusenyutse urwo ari rwo rwose ngiye ku giti rurambabaza icya kabiri bw'umuhanzi mugenzi wanjye nk'uko icya gatatu rutari urwa mbere aho ni ikibazo kiri aho mpita nanjye nakwibazamo ibintu byinshi urugo rutari urwa mbere
rusenyutse none rumaze amezi urundi bari baranabyaranye umwana wa mbere ni babiri sijuye ariko bari barabyaranye abana barenze umwe numva baba barenze ni babiri cyangwa simbizi kuko hanyuma undi we ntibanabyaranye oya ni ugera nabyivugira avuga ati ngenda shima Imana ngo ko ntandaye kuba ntarigize byibuze ibyo narabyumvise ariko nanone buriya Manuel urugo ni ikintu kinini utanarangiza hanyuma icyo nshaka kugira ngo mvuge ntabwo ushaka kuvuga ku by'urugo rwe n'iki kubera ko message nabonye no ku kiganiro cye message no kuvuga ngo 95% bose bamushinja ko n'ubundi asanzwe ngo ari umuhemu kubera ko nabandi bagiye babana niko yagiye ngo abahemukira bakavuga ko n'ubundi ari imitwe asanzwe ateka kugira ngo abone amafaranga icyo nshaka kukubaza hano kugira ngo ngo tunamufeho kwaje wowe usanga ibiri yaba abiterwa n'iki byo kugira gutya akabana n'umwe bikaba birapfuye gutyo kugeza none no kuri ngo bari bamaranye amezi abiri nta ikibimutera ni satani n'abadayimoni nta kindi none se afite abadayimoni buri ngewe wambaje icyatuma ingo zisenyuka ntabwo nshinze kumenya ngo uraba afite abadayimoni cyangwa ntabafite ndimo ndavuga ariko gituma ingo zatemamo zisenyuka rumwe ebyiri ni satani n'abadayimoni kuko ni wese wibibi kandi ikindi umugore we nge namwumvise anavuga ko amuherekeje ku kibuga cy'indege Timamu yitabye telefone uwo mugore we yumva n'ijwi ry'umugore bari kuvugana Timamu ngo aramubwira ngo sinakubwiye ngo ntuntelefone ukoresha message kuri WhatsApp kucyo umpamagaye ako kantu amakuru avuga ko umugore ariko yabitse mu mutima agaruka gatekereza ati ni umugore bari bujyane mu Bushinwa ari bukwepa musanga handi ngo niko kamuteye depression ari byo Timamu yita umusazi kandi ijambo umusazi bwa mbere ni gitutsi nta musazi ubaho mu Rwanda icya kabiri iyo abantu basezerana baravuga ngo tuzabana arwaye cyangwa ari muzima aho Timamu hagaragariza esheke itakwihangarwa n'umuntu uwo ari we wese kora ako kantu buretse gatoya kora ako kantu uvuga ngo barasezerana niko bimeze nimwe barakubwira arwaye cyangwa ari muzima nimwe barakubwira byo mu madini agira gutya ngo barakora se biwo bivuga iki agasezeranye barakagira ate nibyo bakubwira rero by'amanyanga abera mu madini wowe amanyanga akorwa nabo ngabo barenga ku ndahiro kandi amanyanga akorwa n'idini risezeranya abantu niyo mpamvu bikwereka ko ibyo baba bavuga ntacyo bivuze nta nicyo bimaze birakivuze kuba byubaha nanjye ndabyubaha none se nanjye nemera ko nta burwayi bwantandukanya n'umugore uretse urupfu cyangwa yisagarutse niyo byadutandukanya urumva se ndahiro y'idini ntayikomeyeho ariko Timamu aho nawe afite ingingo imurengera ivuga ngo iki kubera ko ubwe namwumvishe kuri ako kanarimo kukivugira ariko ko nkumva kavuge ko yakavuze nyine wenda ku bwanjye wakavuga ngo ibyo ngibyo bitagira kuba no kubahirizwa iyo mumaje kubana n'uwo mugiye kubana ngo ariko yari ibyamubayeho mbere yaguhishe ntabwo ibyo bintu biba bifite agaciro esheke irakere ya Timamu jusqu'à présent wabyumvishije itonde ako kantu siko no ntabwo ariko waravuga ati kankubwira ukuntu atariko dore impamvu ngiye mvuga ko iby'umugore yaguhishe iby'umugabo yaguhishe yarabiguhishe mukomeze ibya nyuma y'indahiro oya nubundi no oya ni yawe ntabwo uzigera umunya umuntu bona nubwo none se ntibigaragara ko batabwizanye ukuri nyine nta bushobozi dufite bwo kumenya umutima w'umuntu none se urashaka ko yavuze ko na mbere yasaraga nyine yavuze ko cyari yatima mutaramenye ko we yavuze ngo iwabo uriya mugore ngo barabimuhishe icyo ni kimwe ko yabimenye ryari umugore yasanzwe asara yabimenye ryari umugore ngo bagiye kubana nabyo ngo arabimuhisha yabimenye ryari nibubize ko asanzwe agira akabazo k'uburwayi iby'umugore bubiretse iby'iwabo Timamu bimenye ryari ko iwabo bajya basara yabimenye ryari ntabwo yabimenye yamenye ko umugore asara ari uko ngo amajije kubana tuvuge ku mugore gusa ibyo vuga ngo ni wabo na Timamu ntabyo azi nta n'ibyo yavugaga ko iwabo bajya basara yavugaga ko iwabo ahubwo bari babizi ko ajya asara ngo bari babizi kuki batabibwiye Timamu yabimenye ryari we rero ko ni wawe na mbere yasaraga yabimenye ryari nyine yabimenye bamajije kubana abikuye he ari uko ngo agiye ari mu Bushinwa abikuye he abantu barabimubwiye abantu gute bamubwiye ko yagiye mu bitaro by'indege abo bantu rero sibo babubakira urugo niba se baravuze n'ibinyoma wenda ni nawe utarabegereye ntabwo amenye icyabaye aho ngaho cyangwa se fiancé yabo yamaze igihe kingana iki izo ni ingorane n'abandi benshi bari kugwamo abafite gufiancana umunsi umwe abahore kuri Facebook wamenye neza ukuntu yamenyanye n'umugore nibi byari ukuri ariko kandi ikindi abantu maze gutandukana ujye bitondera buriya buri wese avuga ibimufavoriza bimurwanaho
ariko inshuti ze nk'abandi ikindi kandi inshuti ze nk'abandimbati n'abandi bose nabo bakomeza bavuga ntazo ko nshaka kukubaza abo bose uvuga turavuga kuri Timamu ikindi bose baremeza ko Timamu ari umunyamafuti niyo munyamafuti nisubira kubwese nanjye nyine kuko ibintu bibaye mumaze gusezerana iyo musezeranye mukoze ubuzima bwa nyuma yo gusezerana ndakwibutsa umuhanzi ushobora kubuza ariko ntucike mvuga amazina ye yabanye n'umugore ajya yitura hasi bamase iminsi niba ari ine niba ari ingahe sinu kumubare umugore bayituye hasi umugabo arasinda ati ndirukana abazimu umwana ngo babeho kubatinyisha abwira umugabo atarega n'ubundi ajyagwa yego wumvise neza ibyo numva bitenda gusa n'ubundi ajyagwa ariko umugabo yakoze iki yubahirije amasezerano yasezeranye ibya mbere yuko basezerana nta gaciro byari bifite barabanye aramwihanganira ndi umugore yaranakomeretse mu maso ndashimira Imana ko umugore Imana yaje no kumukiza urumva neza ndabyumva ndashimira Imana ko Imana yaje no kumukiza yamaze igihe gito agwa Imana iramukiza burundu barabye bafite abana icyo mbivugiye niki mama icyambere ariko kwita umugore umusazi iryo jambo ntaho riba niba umugore yivugira ko ari depression yagize abonye umugabo yuri indege n'amagambo avuga nyine n'umuntu yego ibyo uvuga ngo niwe nguri ko bamubwiye ntaho ndi kubibona ntabyo mbona ntago nabitindaho ahubwo iyo depression ngo niyo yatumye agindera byiza cyane ibyo ngibyo n'abandi bavuze ko ari byo by'ama depression ariko noneho wowe dusoza kuri iyi nkuru y'uyu muririmbyi mugenzi wawe ni mugenzi wanjye rwose simuhakana ubu twavuga ko ibi ngibi baye kuri Timamu twavuga ko ari cyo se wenda byigishije abantu bagakwima amasomo abantu bose nire somo ry'abaririmo urubyiruko rwiga isomo ryo kumenya ngo nimara kubana niba hari ibyo yamishe nkabimenya nzabigenza gute icyo ni isomo rya kabiri kububatse ngo nibamenye urugo niki by'umwihariko Timamu urushatse atari urwa mbere yego yagombaga kwihanganira ibyabona ariko kubaka urugo ntakomeze kubishura ry'imigani nkuko Timamu yatandukanye amasomo rero buri muntu amenye ngo nyuma yo kubana ko bashakanye nibabane nibihanganirane ikije bacyakira uko kiri bafatanye kukijera umugore ngo bahayishanya agaciro nta gusiga ngo yarwaye ngo kurwara se byatuma umwiba kurwara ibyo bituma umwiba ugatwara inzi ibyo mu zose yarwaye se ubwo sura muvuje si byose arwaye harimo usahuye inzu yose urabijyanye byose ubwo ni umuti w'ibisazi avuga uti ngo ntabwo ari umuti rero amasomo nayo ngayo abatarashaka bamenye ngo bese nyuma yo gushaka nimenye ibyo ntamenye mbere ndasabwa iki iryo ni isomo abamaze gushaka bimbwize nyuma yo gushaka no turi kumwe Imana ifashe nzasazene n'uyu Imana ifashe nzapfare ibije byose kwasha no kuzana ibintu ibyo ngibyo yego nayo masomo numva natanga ziraziritse rero ati amasomo arimo nuko abantu bagomba kugira bashinga ingo babitekerejeho ndetse bagashobora kwihanganirana mu byabaho byose kubera ko n'ubundi baba barabisezeranye yaba ku murenge yaba ndetse no mu itorero cyangwa se no mu idini basengeramo nguko rero itorero nturyemera itorero ryo bivuga ikindi ni idini reka rero reka mvuge ngo abantu bose badukurikiye ni abantu b'ingenzi kuri twebwe reka tubashimire nk'uko dusanzwe tubikora buri gihe cyose kubera ko ari abantu b'ingenzi kuri twebwe n'abantu b'agaciro kuri twebwe gakomeye cyane ndetse bo kubahwa reka rero bakunzi bacu mwari mudukurikiranye muri iki kiganiro cyangwa se mwari mukurikiye iki kiganiro reka tubashimire mukomeze kugubwa neza kandi ntago nakibagirwa no gushimira ziraziritse ubafasha umwanya we nawe akaza kugira ngo dukore ikiganiro kiza nk'iki ngiki kigisha abanyarwanda ndetse n'abandi bantu hirya no hino batari abanyarwanda bagashobora gukuramo amasomo meza cyane ndagushimiye nanjye ndagushimiye nshimiye n'abadukurikira bose bari hirya no hino mu mpande z'igihugu bari hanze y'u Rwanda bari hanze y'Afurika aho bari hose badukurikira badukunda badukorera share comment subscribe like handi ubona kumwe gutyo ukoreho ukoraho rimwe gusa subscribe nayo ikorwa rimwe gusa igihora gikorwa ni comment ni ukubishara ngo byoherereza abandi no kukireba kikarangira Imana igumishaho ubikora ndabashimiye cyane ukomeze rero ugire umunsi mwiza n'akazi keza murakoze namwe kandi